Inshuti zanjye bene data nanone ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese gukomezwa kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose. Ikaze rero nanone aho tujya kuganira akanya gatoya mu ijambo ry'Imana. Tujya kuganira amagambo avuga ngo uduhiga hazaburiza mu mugambi Imana idufiteho, wigambirira ibibi cyangwa gusohoze inama mbi. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 24 ku murongo wa 15 haravuga ngo mbese umwami wa Isirayeli ateye nde, uwahiga ninde? Ni ntumbi y'imbwa n'imbaraga sa? Ni ikibazo Dawidi yibazaga. Cyari igihe yaratewe cyangwa se ni igihe umwami Sawuli yamuhigaga ngo amwice. Umwami wa Isirayeli yateye uwakijije ishyanga ry'Abisirayeli gihanda Goliyati. Umwami w'Abisirayeli yahigaga warwanije abanzi b'ubwoko bw'Imana, akabakiza amaboko y'uwabicaga, wabateraga ubwoba, akabagirira nabi inshuro nyinshi. Inshuro Sawuli yahize Dawidi ngo mwice ntago zibarika. Dawidi yageze aho yibaza niba ari imbaraga sa cyangwa inkware yo mu musozi ihigwa. Sawuli yagiye ashyiraho ingabo nyinshi akazohereza guhiga Dawidi aho yabaga yihishe hirya no hino mu buvumo no mu mashyamba. Ariko Imana ikomeza kurinda umugaragu wayo kuko yayiringiraga. Inshuro ebyiri ubwo Sawuli yahigaga Dawidi yashoboraga kuba yamwica kuko yabaga yasinziriye ndetse n'ingabo ze zasinziriye. Ariko Dawidi ntabwo yabikoze, yanze kwanduza ibiganza bye ngo yice uwo yasize. Nyamara Sawuli nubwo yabibonaga, yabimenyaga, ntarakavirira, ahubwo akomeza kugururira umutima we Satani, arushaho kwanga Dawidi. Agambirira no kuzatuza ari uko amwishe. Ariko Imana ikomeza kurinda Dawidi ntiyagira icyaba. Icyakoze yemeye ko benshi bagiriye neza Dawidi, barimo n'abatambyi, bicwa ku bw'itegeko rya Sawuli. Ariko ijambo yari yaravugiye mu kanwa k'umuhanuzi Samweli wagiye kwimika Dawidi ngo azabe umwami wa Isirayeli mu cyimbo cya Sawuli, Imana iraririnda kugera risohoye. Uyu munsi ndifuza kubwira buri muntu kandi mpumuriza umuntu wese uri ku rugamba ngo komera. Nkomeza ngo ukomeze kuko urugamba turiho, intambara turwana ziri hafi kugera ku iherezo. Birashoboka ko imyaka ishize ari myinshi urwana, kandi aho kugira ngo intambara zishire ahubwo ibitero bikarushaho kwiyongera. Nkundira uze gufata akanya ucukumbure mu ijambo ry'Imana, ushaka uko wamenya igihe Dawidi yimikiwe n'igihe byatwaye ngo abe umwami. Kubasomye tutayobowe n'umwuka w'Imana biragoye kwiyumvisha ko igihe cyari buzagere Uwiteka agasohoreza umugaragu w'ijambo yari yaramuvuzeho. Nyamara tubona ko Uwiteka yagiye abana na Dawidi akamurinda mu mashyamba ndetse no mu buvumo aho yabaga yihishe. Uko yabanye nawe ku manywa na nijoro akamukingira imyambi yose y'umwanzi. Rero natwe uyu munsi wa none ntidukwiye gukangwa n'abaduhiga n'ibiduhiga, ibidutera n'abadutera. Inshuro duhigwa duterwa ni nyinshi, ndetse n'iz'urupfu rwadusatiriye ni nyinshi. Inabi twagiriwe kandi tukigirirwa nabyo ntitwabirondora. Ariko ntibizatuma Imana ireka icyo yagambiriye kutugirira. Ntibizatuma umugambi wayo udasohora. Naho watinda dutegereze gutabarwa kw'Imana twizeye. Twirinde kwihorera kuko guhora ari uko Uwiteka. Tugirire neza kandi dusabire abatwanga. Isezerano ubutwari
bwa Dawidi n'ibyiza yakoreye Abisirayeli n'umwami Sawuli nibyo byatumye ageragezwa arangwa kugeza n'ubwo Sawuli agambirira kumwica. Ibaze nanjye nibaze, mbese n'icyo abanzi bacu baduhora, mbese ni neza cyangwa ubutwari twagize mu bihe bikomeye, cyangwa n'icyo Imana yatuvuzeho, kuko isezerano rigerageza. Intambara cyangwa ibigeragezo turimo bishobora kumara igihe kandi kirekire, ariko se tubyitwaramo dute? Twirinde gusakuza mu kigeragezo, ahubwo tuzavuge kugira neza kw'Imana. Muri iyi minsi umuntu asigaye agera mu kigeragezo akajya kwamamaza. Twirinde gusakuza mu kigeragezo, kuko igihe kiri hafi kugera tukavuga neza y'Imana. Twibuke gutabaza Uwiteka, we murengezi wacu. Twibuke kumwisunga, kuko umwisunze atazakorwa n'isoni. Isengesho mbasabira nanjye nisabira niri: Uwiteka udukunda kandi waturemye mu ishusho yawe, utubabarire gukiranirwa kwacu kose, ubabarire n'abatwanga. Uwiteka uburane n'abatuburanya kandi urwane n'abaturwanya. Dore twebwe ntidufite imbaraga zatabara cyangwa zarwanya abatwanga n'abaduhiga, ariko twizeye ko mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga byo gutabara no gutsinda. Utwishimisha ibyishimo byawe, utugirire neza kandi uduhe umugisha. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisenze, amen.